ndagira ngo wumve iki kiganiro kandi unasobanukirwe, ugisoze unamenye impamvu ibitera. Reka dutangire. Reka twongere twiganirire muri bya biganiro byacu byo kugira ngo twiteze imbere duhereye mu ntekerezo zacu za buri munsi, mu mitekerereze. Uyu munsi tugiye kuvuga iki kintu tugiye kuganiraho ni icy'ingenzi. Usabwa kumva iki kiganiro cyose ukakirangiza, aho uza kugira ikibazo unyandikiye muri komenti ndagusubiza cyane rwose. Ntugire impungenge, igihe cyose uri bumere komenti yawe ndayisubiza, kuko tuba dukeneye ibitekerezo byanyu. Iki ni igice cya kabiri aho tugiye kuganira. Mbere y'uko nkubwira ikintu tugiye kuganiraho, hari ibintu byinshi umuntu ashobora gutakaza mu buzima. Muri ibyo bintu umuntu ashobora gutakaza mu buzima hari amafaranga, inshuti, akazi ndetse na some opportunities zitandukanye. Ushobora no kubura amahirwe, sibyo? Ariko hari ikintu kimwe ngiye kukubwira aka kanya utakaza udashobora kongera kubona. Icyo kintu ntawe gishobora kugaruka, ari nacyo kintu tugiye kuganiraho, ari nacyo kintu nshaka ko uyu munsi mu nkuru ngiye kukubwira y'abasore babiri, nicyo kintu nshaka kuza kumva isomo ry'uyu munsi. Uyu munsi rero iyi nkuru y'aba bantu irimo amasomo menshi tugomba kwigira hamwe. Ikiganiro ni The Voice of Life, ugezweho nanjye Coach Sni kuri Sniverse TV. Reka dutangire tujye ku cyatuzanye uyu munsi. Icyo kintu rero umuntu ashobora kubura atashobora kongera kubona ni igiki? Icyo rero nta kindi, ni igihe. Igihe nicyo kintu ushobora gutakaza ukaba udashobora kongera kukibona ukundi. Turebe igihe, imyaka umaze, hari amakosa wakoze mbere y'iyo myaka, hari ibintu wakoze muri iyo myaka ariko wicuza, ukaba wifuza yuko uramutse wongeye guhabwa amahirwe yo kubona igihe wabikosora. Ariko icyo kintu, igihe, ntabwo iyo ugitakaje kigaruka. Niyo mpamvu iki kiganiro nkubwira ko ugikeneye cyane mu buzima bwawe. Ukeneye kumva kino kiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye, kuko harimo ingingo nyinshi, harimo ishobora kukugirira kuba yaguhindurira ubuzima. Abantu benshi batekereza ko bafite umwanya uhagije pe imbere yabo, ariho ugenda usanga bumva bavuga ati nzabikora ejo, nzahinduka nyuma, haracyari igihe mana. Uramubwira ibintu bamwe ati mani nzabikora ejo, haracyari umwanya mana. Uzi uragira ngo mani igihe kirahari, ariko ukuri ni uko ubuzima bwubakwa mu masaha ukoresha buri munsi. Buriya ugiye ubara igihe wakibarira muri buri munota uri guta, uko iyo minota niyo igize ubuzima, niyo ikora ubuzima. Ari abakire, ari abakene, abanyabwenge n'abataramenya, nyine n'abaciriritse, mbese igihe cyose, mu ngeri zose, kategori zose, ahantu hose waba uri, twese twahawe amahirwe amwe. Twese duhabwa amasaha 24 ku munsi. Ayo masaha 24 ku munsi duhabwa twese, kuko ni nayo twese tuba dufite tunganya. Umukire, umukene, umutindi, nyakujya, buri muntu wese, umukire, ibyiciro byose, umugabo, umugore, yaba umwana, buri muntu wese aya masaha buri munsi urayahabwa. Ayo masaha 24 buri munsi twese tuba tuyafite, tuyanganya. Igitandukanya ubuzima bwabo si amahirwe, sibyo? Igitandukanya buno ubuzima bwacu, kuko twese duhabwa amasaha 24 angana,
uburyo tuzayakoreshamo nibwo butandukanya ubuzima bwacu n'uburyo y'amasaha azakoreshwamo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu gihindura future yawe. Icyo kintu kiraza kugufasha numara kumenya ikintu ushobora gutuma future yawe cyangwa ya buri muntu utazi ariko ashobora kumva iki kiganiro kikamufasha, kikamusunikira kuba yagira ibintu ahindura mu buzima bwe. Niyo mpamvu ngiye kukubwira iki kintu wangiza buri gihe wirengagiza, nacyo kikazakwirengagiza noneho ubuzima bwose. Guta igihe ni uguta ubuzima. Igihe ni amafaranga, umuhanga yabivuze neza, igihe ni amafaranga. Time is money. Igihe ni amafaranga. Igihe wamaze usikororinga, igihe wamaze ucatinga bitakwinjiriza, nta kintu bikuramo, ari ugucatinga wohereza abantu ama message, umenye ko icyo gihe uri guta cyangwa abo bantu muri kumwe. Hari abasore babiri nzi bari inshuti baraniganye pe, bose twababwira ko umwe yitwaga Gatete undi yitwa Kalisa. Bari abasore babiri b'inshuti cyane, bigiye ahantu hamwe. Kalisa na Gatete barangije amashuri yabo icyarimwe. Bose twavuga ko bari bafite telefone na interineti, buri wese afite inzozi ashaka kuzageraho, ashaka no kuzagira ubuzima bwiza. Bose bafite inzozi nziza kandi bifuza ubuzima bwiza, ariko uburyo bakoresheje igihe cyabo nibwo bwahinduye ubuzima bwabo, kandi ni nabwo bwaremye itandukaniro. Ushobora kuba twese twariganye, twarakuriye mu buzima bwiza turi inshuti, ariko bitewe n'uburyo dukoresha igihe cyacu kikagenda kirema itandukaniro, kugeza aho usanze abantu bari inshuti batakibonana cyane kubera bitewe n'intego n'uburyo bakoresha igihe cyabo. Gatete yatangiye kwiga ibintu bishya kuri interineti. Uwo ni umwe muri b'abahungu babiri nakubwiye, Gatete na Kalisa. Gatete we igihe cye tugiye kumva uburyo yagikoresheje, tuze kumva n'uburyo Kalisa yakoresheje igihe cye. Gatete yatangiye kwiga ibintu bishya buri munsi, akabyigira kuri interineti. Yatangiye kwiga, yize graphic design, yiga video editing, communication, business idea. Ntabwo yari mwiza muri ibyo pe, ntabwo yari umukire, ariko buri munsi yakoraga nibura ikintu kimwe kimwongerera ubumenyi. Iyo abandi baryamaga saa sita z'ijoro, we yabaga ari kureba amatutorials amwigisha, cyangwa akaba arimo yitoza bya bintu aba ari kwiga, bwa bumenyi yahoraga yigira kuri interineti, yitoza. Ikintu kimwe yakoze, yagabanyije za scrolling, wa mwanya umuntu ata ari mu bintu bidafite umumaro. Agabanya ibiganiro bivuga ubusa, bya biganiro usanga nta kintu byakugeza, byamvaye, ugasanga muri kuvuga umuntu, ugasanga mu kubona umuntu agenda mu muhanda mu kwirirwa muririmba. Abantu muri iki gihe bararangaye, kandi kurangara ntibazi ko baba bari guta umwanya. Kuriya ubu urangarira umuntu utakwitayeho, utari no gutekereza yuko uri no kumureba. Ugasanga muri kuvuga umuntu utanabitayeho, utazi nuko muri no kumuvuga. Nta kintu mugamije, si mugamije kumwigiraho, nta masomo muri kumukuraho, ni muri kubivuga mu buryo bwo kugira ibyo muramira. Ni uguta umwanya gusa. Gusohoka buri munsi, abantu basohoka nani, usanga umuntu arifashe, njye nabyita kuzerera, arifashe aragiye ngo agiye gutemberana
nta gahunda, buriya buri kintu cyose kiba kizi iyo ugitegura. Gatete yari azi ko uyu munsi ndi kubaka umuntu nzaba we ejo. Noneho reka tuvuge wa musore wacu Kalisa, inshuti ya Gatete. Kalisa we, iyi nkuru ye isa neza n'ubuzima abantu benshi tubamo, uyumve neza. Kalisa yari afite indi mitekerereze. Buri gitondo kuri TikTok, WhatsApp stati, niyo muntu wabaga wa mbere wapositingaga kuri stati ya WhatsApp. Akaba ari umuntu wa mbere uscrollinga kuri TikTok. Akaba ari umuntu wa mbere wirebera udushoti two kuri YouTube. Akaba ari umuntu uzi gusetsa inshuti ze cyane. Yahoraga avuga ati ubuzima ni bumwe, reka twishime. Babandi bavuga ati nta myaka ijana, reka twinywera nta myaka ijana. Iyo bamubwiraga kugira ikintu yakora kizamugirira umumaro ejo hazaza, umva ukuntu yababwiraga haracyari igihe mani, nzabikora nyuma. Akose mani, sinkunda kwitera stress, uyu munsi ndabikora. Buri munsi akimura ibintu. Umunsi ushira nta kintu na kimwe akoze, nta kintu na kimwe yubakiye kizamufasha ejo hazaza, kizamugoboka igihe atazaba agifite za mbaraga z'ubusore. Icyumweru kigashyira gutyo, ukwezi nako kukaza gutyo. Nyuma y'imyaka 2, Gatete yari amaze kubona abakiriya benshi cyane online, afite amafaranga ye, icyizere cyarazamutse, confidence iri hejuru. Abantu batangiye kumwubaha kubera ibyo azi gukora, ibyo bakorera. Naho Kalisa wacu we yari agitegereje amafaranga azava ahantu, yagitegereje ubufasha, yagitegereje umuntu uzamukura muri comfort zone. Ikibazo nuko Kalisa yumvaga yuko Gatete ibyo yagezeho byose, ibyo yakoze byose ari amahirwe, akamwita ngo ni umunyamahirwe. Ariko ntabwo yari amahirwe, ni igihe yakoresheje neza. Noneho reka twiganirire. Nyuma yo kumva ino nkuru, ndabizi harimo amasomo menshi ukuyemo. Wumvishije inkuru z'abantu babiri batandukanye, abenshi twisanga turi muri ubu buzima. Kuki abantu benshi batajya batera imbere? Nawe wakibaza icyo kibazo. Akenshi ikibazo si uko badafite ubwenge, si uko badafite amahirwe, uko batazi igihe kinini kurusha uko babyumva. Ni uko batakaza igihe cyabo batanabitekerejeho, bakagitakaza kurusha uko babitekereza. Igihe kiribwa n'utuntu duto dukora buri munsi. Kugeza imyaka ishize umuntu nta kintu yubatse. Icya mbere, social media addiction. Social media si mbi pe, zose ntabwo ari mbi, ariko iyo udafashe umwanzuro wo kuzikontorora, kuziyobora, kuzikoresha iby'umumaro, birangira zikwibiye umwanya wawe, zikagutwara igihe cyawe. Umuntu ashobora gufata fone ngo arebe message iminota 5, bikarangira hashize amasaha 5. Wafashe fone ugiye kureba message iminota 5, umaze kuri fone amasaha 2. Urumva igihe kigiye. Video imwe urebye ikurura indi, scrolling ukoze imwe ikurura indi. Ukuntu ujya kureba ngo reka ndebe kano kavideo, kakahita kakufafariza kujya kureba indi video. Ubwonko wamenyereje entertainment kurusha gukora ibintu bifite umumaro. Kuriya umenyereza ubwonko kwidadayininga cyane, bituma ubwonko bwumva yuko entertainment ariyo ifite umumaro cyane kuruta kwa bya bindi wakora bigufitiye umumaro
bizagirira abawe ejo akamaro, bizaguhindura, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ikibazo si fone, sibyo? Ikibazo ese fone iri kugufasha kubaka future yawe cyangwa iri kuyica? Andikira muri comment ibisubizo, ndashaka muri comment wandika icyo gitekerezo. Ese fone yawe iri kugufasha kubaka future yawe cyangwa iri kugufasha kwangiza igihe? Icya kabiri, gusubika ibintu. Hari abantu bafite inzozi nyinshi kandi nziza cyane, ariko ikibazo buri gihe bavuga ngo ejo, bahorana mu kanwa kabo ngo ejo nzajya muri gym, nzatangira gym, nzatangira gukora utu workout at home, ejo nziga some skills nziga, nzagira akantu niga. Ariko ikintu kibi cyane, agahoza mu bitekerezo ejo nzahinduka, ejo, ntamenye yuko ejo hahora ari ejo. Success ikunda abantu batangira mbere yuko bumva biteguye neza. Babandi batangira gukora niyo babona yuko badafite n'ibihagije kugira ngo batangire. Nta munsi uzaza uzumva ibintu byose byoroshye. Muri ubu buzima nta gihe uzumva ibintu byoroshye. Ibintu ukumva biroroshye gutangira, ibintu byose uzasanga bizahora bikomeye. Nawe ugomba gukomera. Tangirira aho uri. Ikintu cya gatatu, kubana n'abantu bagutesha igihe. Iki kintu cyumve neza kuko urasanga ubuzima bwacu bwa buri munsi, abantu tubana nabo, abantu baduhora iruhande, bagufasha guta igihe nawe, bagatuma, urugero, hari inshuti zishobora kukubwira kutazi future yawe. Iyo muhuye hamwe mukamuvuga abantu, mukaba muri mu gutera amaburake ntabwo ari mabi, ariko iyo bifashe igihe kirekire bikubuza kugira ibintu by'umumaro ukora. Kuvuga abandi nta bitekerezo musangira, muganiraho. Ntabwo muri kuvuga abandi mubigiraho, ahubwo muri kubavuga mubasebya, mubavuga ibintu bidafite agaciro. Ugasanga nk'umuntu asanze muri ahantu muricaye murimo muraganira, azanye ibintu by'ubugoryi, ibintu atangiye kubaganiza mwumva nta meaning bifite, nta cyerekezo bifite, nta n'ikintu bigiye kubamarira. Mukamutega amatwi, mukamuha umwanya, igihe cyanyu kigatakara, nawe agata igihe. Nyuma y'igihe ubuzima bwaho ntabwo butangira kujya aho neza. Ubuzima bwawe butangira kugenda bugana aho ibiganiro byanyu biri. Aho ibiganiro byanyu biri niho usanga ubuzima bwanyu butangira kwerekeza. Abantu tugendana baduha icyerekezo. Ujye uzarebe umuntu mumarana igihe cyane, akenshi nubwo utaba ukora ingeso ze, bakubwira ko ingeso afite akora aba ari wowe wa kabiri. Niba ugendana n'abantu 5 banywa itabi, ubu nawe uri umuntu wa 6. Niba ushaka gukura, jya hafi y'abantu bafite vision, y'abantu bashaka kwiteza imbere. Icya kane, kureba ibintu bidafite umumaro. Entertainment nyinshi ituma ubuzima bwawe buhagarara. Hari abantu bazi ubuzima bw'ibyamamare bwose, bazi drama zose ziri kuri internet, akabaye kose niyo hahiye ababizi, amakuru yose adafite umumaro. Ariko ntibazi uko bakora amafaranga, my G, uko bubaka future yabo, uko wakubaka ejo hazaza. Ntibazi uko bagenzura emotions zabo, amarangamutima yawe, ntabyo bazi. Ubwonko bwawe ni nk'umurima, icyo uhinzemo buri munsi nicyo
nicyo uzasarura. Niba uhinzemo kwiteza imbere, kugira imico myiza, kwiga, uzasarura ibintu byiza, nusaruramo ubumenyi bukugirira umumaro, buguteza imbere. Ariko nuhingamo ukabibamo urwango, amateshwa, ubugambo, ubusutwa, ibintu ubona nyine bidafite purpose ishobora gutuma ugira future nziza. Icyo uzahinga mu bwonko bwawe icyo uzasarura. So reka nkubwire uko wakoresha neza igihe cyawe. Ntega amatwi unyumve. Niyo mpamvu nakubwiye ko iki kiganiro ugikeneye cyane. Uragikeneye waba ubishaka cyangwa utabishaka. Iki ni ikiganiro, ni nayo mpamvu cyaje ari episode ya 2 ngomba kwita nguha ako kanya ukacyumva. Kandi ndagusaba, niba wumva bino biganiro byanjye ukumva zino nama, biba byiza iyo ugize discipline yo kubishyira mu bikorwa. Ntubyumve gusa ngo wumve ukunze ikiganiro, wumve urankunze gusa. Ndagira ngo ubishyire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka twivugire ukuntu twakoresha igihe cyacu neza. Ikintu cya mbere, gira gahunda. Ntukabyuke ubaho ko kundi nyine ugasanga uyu munsi byuze saa 12, ejo byuze saa 4 za uryamye saa 2, ejo uryamye saa 5. Menya icyo ukora mu gitondo, icyo ukora nimugoroba, amasaha yo kwiga, amasaha yo kuruhuka. Iyo udafite gahunda, isi niyo ikugenzura. Ese urifuza kugenzurwa n'isi kubera ko utazi gukontorora amasaha yo kuruhuka? Gerageza urebe ibikorwa byawe bya buri munsi, ugerageze ubishyire ku murongo. Buriya niba umara iminsi 30 ujya mu kazi, uzi ko akazi kawe gapanze, uzi amasaha ugakoreraho, gerageza rero n'ibindi byose ugenda ubiha umurongo. Ntabwo inshingano zijya ziba nyinshi ku muntu, ahubwo bitewe n'igihe yabihaye n'uburyo yabipanze nibwo bimubera byinshi cyangwa bikamubera bike. Icya kabiri, menya iby'ingenzi, priorities zawe. Si ibintu byose bifite agaciro kangana. Ibintu byose ibaza uti, ni iki kizangirira umumaro mu myaka 5 iri imbere? Shyiremo imbaraga ku bintu byubaka ubuzima bwawe. Ugera energy. Shyiramo imbaraga mu bintu by'ingenzi. Gerageza uhitemo ibintu by'ingenzi. Hari ibintu by'ingenzi ushobora guhitamo. Reka tuvuge ko akazi niko ka mbere. Nutajya ku kazi uzananirwa kubahiriza inshingano zo kwishyura ubwo bukode ubamo. Kandi ubwo bukode ni ingenzi kuruta kujya gusohoka buri munsi nyine na gahunda, kuruta kujya mu bintu bitagize ikintu bikumariye. Urazi ubuze amafaranga y'inzu, ushobora kurara hanze, ushobora guhura n'ibibazo byatewe n'uko watinze kugera mu kazi, ugira amahirwe make barakwirukana. Urumva ibibazo bimwe na bimwe duhura nabyo biterwa no kudakoresha igihe cyacu neza, n'uruhererekane rw'ibintu bigenda bitera ibibazo. Wakibaza, iyo wazindutse ukagerera mu gihe akazi kaba kakomeje, ugakomeza ugakora, ntuba wahuye n'ibyo bibazo by'inzu n'ibindi bibazo bigenda bishamikiraho. Cya gatatu, gabanya ibigutera stress, distractions. Hari igihe ugomba gushyira phone kuri. Igihe cyose ntabwo ugomba kugiharira phone cyangwa gufungura notification. Gabanya abantu bamwe na bamwe. Gira abantu ugabanya mu buzima bwawe. Ushobora gusanga ufite abantu nka 20. Abo bose bafite ibitekerezo bitandukanye, bafite n'uko nabo ubuzima bwabo babupanga. Ushobora gusanga uko bagennye ubuzima bwabo buzajya bubaho, usanga urimo uragendera muri gahunda zabo.
gira limiti, gira igihe ukoresha telefone. Niba uri mu kazi ni mu kazi, niba uri gukora content ni content. Ntugafate content ngo uyivange n'akazi ka buri munsi ukora. Ntugafate niba uri kurya ni ukurya, niba uri kunywa ni ukunywa. Wifata kunywa ngo ubivange no kurya, cyangwa ubifate kunywa ubivange no gukina game. Ufate akazi ubivange no gutereta. Ugasanga umuntu arimo arakora akazi arimo aranajya gutereta. Ibyo bintu bihurira he? Kandi usanga hamwe urimo uratigiye uri no kwica n'akazi ugatanga na serivisi mbi. Gabanya, niba uri mu kazi funga notification zitagize icyo zihuriyeho n'akazi. Gabanya abantu, niba uri mu kazi uri kumwe n'abantu mukorana, fokasinga ku kazi urebe n'abo bantu mukorana aba ari wowe wijya gushaka kubona umuntu w'inshuti yawe, niba anyuzeho musuhuze bisanzwe akomeze, wijya kuganira nawe. Utaye akazi k'abandi uzi ko ariko kakwishyurira ubwo bukote, kakwishyurira ibyo bintu bitandukanye. Basic needs zose ukeneye, igakubaha akazi, igakubaha igihe cyawe, igakubaha wowe ubwawe, kandi wige kubaha wowe ubwawe. Ntugisuzugure, ntugasuzugure igihe cyawe. Focus ni super power muri iki gihe turimo, muri generasiyo yacu. Kugira ikintu fokasingaho bifite imbaraga. Ikintu cya kane, kora ibintu byubaka future yawe. Buri munsi jya ukora nibura ikintu kimwe, skill iyo ari yo yose ariko igufasha kugira uko witeza imbere. Gusoma birafasha. Gusoma wigiramo ubwenge bw'abandi bantu n'ibibazo bahuye nabyo bakaba barabikemura n'uburyo babikemura, ukabyiga mu minota mike, iminota 30. Ushobora gusoma ubuzima bw'undi muntu ukabura burangije yanditse mu gitabo. Ibitabo birimo ibisubizo byinshi dukeneye hano ku isi, harimo ubwenge. Gukora proje, gira agaproje. Niba ufite proje y'ubukwe, ifokasinga uyikore. Icyo gihe uzamara kubakorera bakwishyure, utere imbere. Icyo gihe urumva uri kubaka ejo hazaza hawe. Niba uri umu content creator, kora content yawe, ukore neza, uyihe umwanya, uyitegurire abantu ku buryo bategetswe kuyikunda, baba babishaka batabishaka. Niba ufite business, kora ya business uyiteho, uhora utekereza uburyo wayiteza imbere. Nubwo byaba bito, bigenda byubaka umuntu ukomeye buhoro buhoro. Abantu benshi bifuza ubuzima bwiza, ariko ntibashaka guhindura uburyo bakoresha umunsi wabo. Uko niko kuri. Nawe andika muri komenti, turimo turemerana. Niko kuri, wandikemo yego. Ndashaka mwese mugire mushyiramo komenti muvuga yego. Uko niko kuri. Abantu turifuza ubuzima bwiza, ariko hari ibyo twirengagiza, kandi ibyo twirengagiza nibyo byakadufashije kugira bwa buzima bwiza dushaka. Future yawe yubakwa n'ibyo ukora buri munsi, atari ibyo uvuga gusa. Iyo utakaje umunsi umwe, ushobora kutabibona ako kanya. Nyine ni kwa kundi ushobora kubona ukererewe iminota 5 ukumva nta kintu itwaye, ariko nyuma y'imyaka 5 nibwo ubona itandukaniro. Kawumbwire quote ishobora kugufasha. Quote ya mbere: time wasted never returns. Your future depends on your daily routine, either controlling your time or time will control you. Small daily actions create a big life change. The way you spend your days is the way you spend your life. Hari umuntu ushobora kuba ari kumva iki kiganiro ubu, kandi azi neza ko amaze igihe kinini apfusha ubusa ubuzima bwe. Ariko ibi bintu byose bishobora guhinduka uhereye uyu munsi.
ntutegereze motivation, ntutegereze igihe cyiza, tangira n'intambwe nto. Iminsi iminota 30 yo kwiga buri munsi ishobora guhindura ubuzima bwawe. Skill imwe cyangwa isomo rimwe ushobora isomo rimwe rishobora kugufungurira imiryango utari witeze. Niba ushaka future nziza, tangira kubaha igihe cyawe, kuko guta igihe ni uguta ubuzima. Umuhanga yaratubwiye ati time is money. Niyo mpamvu nanjye nkubwiye ati ibi tuganiriye nyaboneka bishyire mu bikorwa. Niba iyi video igufashije, kanda subscribe kugira ngo ubashe kongera kubona ikindi kiganiro gikurikiraho, kandi kukazogera kugira ngo ujye ubibona mu bantu ba mbere. Mugire ibihe byiza, murabeho.